Soma Bibiliya ya usenge buri munsi, usenge buri munsi, usenge buri munsi. Soma Bibiliya ya usenge buri munsi, uzabo n'imigisha. Soma Bibiliya ya usenge buri munsi, usenge buri munsi. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Timoteyo wa 2 ibice 3 guhera ku murongo wa 16. Evangelizero Monde TV kwifurije umugisha w'Imana ndetse no gutungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka, kuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Imana. Kurikira porogaramu yo gusoma Bibiliya kuri Evangelizero Monde TV, maze umwaka uzashire Bibiliya yose uyirangije. Niba utarakora subscribe cyangwa kwiyandikisha kuri iyi chaîne, ni umwanya wawe kugira ngo iyi gahunda itazagucika. Bibiliya mu mwaka umwe, umunsi wa 28. Kuva igice cya mbere. Abisiraheli bagwira muri Egiputa. Aya niyo mazina y'abana ba Isiraheli bagiye muri Egiputa bajyanye na Yakobo. Umuntu wese ajyana nabo mu rugo rwe: Rubeni na Simiyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zebuloni na Benyamini na Dani na Nafutali na Gadi na Sheri. Abantu bose bakomotse mu rukiryi rwa Yakobo bari 70. Yosefu yari asanzwe ari muri Egiputa. Yosefu apfana na bene se bose n'ab'icyo gihe bose. Abisiraheli barororoka, barabyara cyane, baragwira, barakomera cyane, buzura icyo gihugu. Umwami wa Egiputa atinya Abisiraheli, abagira imbata. Muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu, abwira abantu be ati: dore Abisiraheli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi, buturusha n'amaboko. Nimuze tubashakire ubwenge be kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu. Nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa, ngo baba barisha imirimo iruhije. Bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo, Pitomu na Ramesesi. Ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisiraheli urunuka. Abanyegiputa bakoresha Abisiraheli agahato, bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi. Uburetwa bwose babahatishaga. Ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. Hariho ababyaza b'Abaheburayokazi, umwe yitwa Shifura, undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati: nimubyaza Abaheburayokazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko n'ab'umukobwa beho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza, arababaza ati: ni iki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati: nuko Abaheburayokazi batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyambaraga, bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira burakomera cyane,
kandi kuko abo babyaza bubashye Imana ibaha urubyaro baba imiryango. Farawo ategeka abantu be bose ati, umuhungu uzajya avuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. Kuva igice cya 2. Mose aravuka, umukobwa wa Farawo aramurera. Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja be bagendagendaga ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana. Umwana ararira, aramubabarira ati, uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati, sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati, nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati, jyana uyu mwana umunderere, nzaguhenda. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura, amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we, amwita Mose, ati nuko namukuye mu mazi. Mose yica umunyegiputakazi. Mose yica umunyegiputa, arahunga ajya i Midiyani. Icyo gihe Mose amaze gukura, asanga bene wabo, abona uburetwa barimo. Bukeye abona umunyegiputa akubita umuheburayo muri bene wabo, akebaguza impande zose, abona ntawe uhari, yica uwo munyegiputa amuhisha mu musenyi. Bukeye bwaho arasohoka, abona abagabo 2 b'Abaheburayo barwana. Abwira ugiriye undi nabi ati, ni iki gitumye ukubita mugenzi wawe? Aramusubiza ati, ninde waguhaye ubutware n'ubucamanza kuri twe? Urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Mose aratinya, aribwira ati, ni ukuri byaramenyekanye. Farawo abyumvishe, ashaka kwica Mose. Maze Mose aramuhunga, ajya gutura mu gihugu cy'Imidiyani. Agezeyo yicara iruhande rw'iriba. Umutambyi w'Imidiyani yari afite abakobwa 7, baraza badahira intama za se, buzuza ibibumbiro. Abashumba baraza barabirukana. Mose arahaguruka arabatabara, yuhira umukumbi wabo bagiye kwa se. Reweli arababaza ati, none ko mutebutse? Baramusubiza bati, nuko umugabo w'umunyegiputa yadukijije abashumba, kandi akatwuhirira umukumbi. Abaza abakobwa be ati, arihe? Ni iki gitumye musiga uwo mugabo? Nimumuhamagare tumufungurire. Mose yemera kubana n'uwo mugabo, ashyingira Mose umukobwa we Zipora. Abyara umuhungu, se amwita Gerishomu. Ati, nari umusuhuke mu gihugu kitari icy'iwacu. Abisiraheli batakira Imana irabumva. Hashize iminsi myinshi, umwami wa Egiputa aratanga. Abisiraheli banihishwa n'uburetwa babakoresha. Barataka gutaka, batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli, imenya uko bameze. Amen.